Mbese impamvu y'amategeko ni iyihe? Ese ubundi intego y'amategeko ni iki? Igamije iki? Ese ubundi akamaro k'amategeko ni akahe? Dufatikaniriza hamwe gusubiza kino kibazo nyirizina. Turebe ese ubundi umumaro w'amategeko ni uwuhe? Amahoro God's people, ndabasuhuje mugubwe neza aho muherereye hirya no hino. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, muheshejwe no kumenya Imana na Kristo. Ubasuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana God's people. Yego, duhurira kuri TV 1 ndetse no mu materaniro hirya no hino, turebera hamwe byimbitse icyo tugomba gukora cyangwa kubahiriza nk'uko Imana ibishaka. Mbese turebera hamwe inyigisho ziboneka mu gitabo cya Bibiliya. Dore ko kuri TV 1 tudahwema kwiga Bibiliya. Buri biganiro byose tunyuzaho tuba turimo twiga Bibiliya, tureba icyo Imana idusaba gukora kugira ngo abe ari cyo twubahiriza. Nyirizina, ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana tutanyuze ku ruhande. Ego, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, ntuza gusanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina, kiraza kwerekana Imana ye. Rero ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi. Yego, ku bwa Yesu Kristo, ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo ataraza mu isi ngo aducungure, ubwoko bw'Imana cyangwa bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, rero God's people, dufatikanirije hamwe kwiga n'ubundi Bibiliya buri munsi, cyangwa twiga ijambo ry'Imana, tureba icyo tugomba kubahiriza mu gihe tukiri ku isi. Turimo kuganira ku mategeko. Ikiganiro turiho kuri uyu munsi turimo kureba ku mategeko, amategeko ubundi y'Imana. Yego, Bibiliya avugaho iki? Ese amategeko amategeko tubona mu gitabo cya Bibiliya ni iki, cyangwa Imana yayavuzeho iki nyirizina? Ese amategeko yo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya bihuriye hehe? Birimo kuboneka gute? Bitandukanye? Ese ayo ya kera niyo akomeza mu isezerano rishya, cyangwa isezerano rishya rifite ayayo rishyashya, rifite ayayo mategeko mashya? Ibyo nibyo tugenda turebera hamwe byose, tureba icyo bivuze n'ibisobanuro byabyo nyirizina. Tugiye kureba rero nyirizina impamvu y'amategeko, cyangwa intego y'amategeko, cyangwa akamaro k'amategeko nyirizina. Yego, ariho tugiye kureba intego y'amategeko, ikigambiriwe n'ikigomba kugerwaho ku bw'ayo mategeko. Amategeko akora nk'urwego rwo gukiranuka. Yego, amategeko, kumenya imirongo ngenderwaho cyangwa icyo usabwa kubahiriza nyirizina, bigufasha kugera mu murongo wo kubahiriza uwayashyizeho, kubahiriza amategeko yashyizeho kugira ngo agusange mu murongo yagennye cyangwa yashyizeho. Agaragaza iby'Imana yiteze ku myitwarire ndetse n'amagambo ndetse n'imyifatire. Yego, igamije kuyobora no kwigisha abantu kubaho ubuzima buyishimisha. Ahangaha rero Imana irimo kugaragaza impamvu Imana amategeko araza kugira umumaro wo kugaragaza icyo Imana ishaka ku bantu nyirizina. Ariho amategeko agaragaza iby'Imana yiteze ku myitwarire y'abantu. Yego, kandi amategeko agaragaze iby'Imana yiteze ku magambo abantu bavuga, kandi amategeko agaragaze iby'Imana yiteze ku myifatire y'abantu, kandi amategeko agaragaze iby'Imana yiteze ku bantu ibyo ari byo byose. Kandi Imana igamije kuyobora no kwigisha. Muri amategeko harimo kuyobora abantu no kubigisha cyangwa kubamenyesha ibintu runaka, kugira ngo babeho ubuzima
bayishimisha cyangwa ubuzima buyishimisha cyangwa abantu babeho mu buzima bayishimisha. Yego. Amategeko yerekana kandi igitekerezo cy'icyaha nko kurenga cyangwa gutandikira ku mategeko y'Imana. Amategeko araza yerekana nyirizina nimba hatabayeho kurenga ku cy'Imana yashyizeho cyangwa umurongo ngenderwaho Imana yashyizeho. Amategeko aze kugaragaza nanone nimba hatabayeho kujya ku ruhande cyangwa gutandikira ku mategeko y'Imana. Amategeko niyo araza guhishura umurongo ngenderwaho Imana yashyizeho. Yego. Kuko nimba umuntu afite umurima akawugotesha akawuzengurutsaho akagozi gatukura keza kwerekana yuko nta muntu ugomba kwinjira muri uwo murima, aho ngaho byorohereje nyirizina cyangwa habayeho kumenyesha ku bantu banyamaguru banyura aho ngaho cyangwa hanyura n'ikinyabiziga cyangwa ikinyamitende, bije bimenyesha byorohereza ba bantu barimo kunyura hafi aho ngaho. Akamaro rero k'aka kagozi gatukura kaje gashyiraho itegeko naho uko nta muntu ugomba kwinjiramo, ariko kabereye keza ku bantu n'ubundi batashakaga kugwa mu makosa yo gukora ibyo babangamiraho abandi. Kuko wa wundi utashaka kubangamira nyiri murima iyo akabonye biramunezeza kuko amenyeshejwe aho agomba kunyura. Rero niho uraza gusanga n'ubundi amategeko, ibindi Imana ishyizeho amategeko, haraza gusobanuka aho umuntu atagomba kurenga ku wundi ushaka kubyubahiriza, ndetse no kuba ataza gutandikira ngo ajye kure y'iby'Imana ishaka. Yego. Aho turimo dusangamo akamaro n'ubundi cyangwa umumaro w'amategeko, ariho twasanze n'ubundi akamaro k'amategeko karaza kwerekana iby'Imana yiteze ku myitwarire y'abantu, iby'Imana yiteze ku myifatire y'abantu, iby'Imana yiteze n'ubundi ku by'abantu bavuga, imikorere yabo. Yego. Kandi amategeko agamije kugira ngo habeho kuyobora abantu, ndetse habeho no kugira gute no kwigisha abantu nyirizina ku cyo bakwiye kubahiriza kugira ngo babeho ubuzima Imana yishimira cyangwa ubuzima bushimisha Imana. Nubwo rero amategeko agaragaza icyaha cyangwa agaragaza kuba warenze ku kintu runaka bikaba icyaha, amategeko nyirizina agaragaza icyaha. Nubwo amategeko agaragaza icyaha, ntabwo atanga inzira yo gukizwa cyangwa kubona ubuzima bw'iteka cyangwa ubugingo bw'iteka, ahubwo yerekana ko dukeneye umukiza ari we Yesu Kristo kugira ngo adukize. Amategeko turimo tubona akamaro kayo n'ubundi, ntabwo amategeko ariyo amategeko nyirizina agamije kwerekana icyaha, guhishura ikosa. Yego. Guhishura ikosa cyangwa kwereka abantu uko bari bateye, yuko ibyo bari barimo batari barimo umurongo wa nyawo. Uwabasha kuza kumva yuko n'ubundi amenye ko yari ari mu murongo utari wo, ashobora kuba yawuvamo akajya aho Imana n'ubundi yamushakaga. Ariko amategeko ubundi agaragaza icyaha, agaragaza ikosa, atwikurura icyaha. Rero ntabwo amategeko nyirizina atanga inzira yo gukizwa. Yego. Ntabwo ari atanga inzira yo gukizwa. Amategeko yakwereka icyaha, ariko ntabwo ari buze kukuvana mu cyaha. Ikiraza kukuvana mu cyaha ni umukiza ari we Yesu Kristo. Yego. Byose turagenda tureba dukurikije iki kiganiro turimo cy'uruhererekane cyo kureba ku mategeko. Amategeko ntabwo ari yaraza kugukuraho icyaha, ahubwo araza kukumenyesha icyaha. Noneho wowe nyiri kumenya ko ufite icyaha, ukeneye umukiza kugira ngo noneho akuvane muri cya cyaha, ari we nde? Yesu Kristo. Ese ni gute Yesu Kristo noneho araza kukukura mu cyaha, cya cyaha wamenyeshejwe n'amategeko? Rero niho uraza gusanga
amategeko atari buze gutanga inzira iganisha ku gakiza cyangwa ngo aze kugukiza cyangwa ngo abe yakugeza ku buryo wabona ubuzima bw'iteka cyangwa ubugingo bw'iteka, ahubwo akwereka buryo ki ukeneye ukwiriye kugukiza nyirizina, yego ari we Yesu Kristo umucunguzi wacu. Iki kiganiro cy'uruhererekane n'ubundi tureba ku mategeko icyo avuga, twinjiramo turimo gusa nkaho turi mu ntangiro, tuzakomeza tureba nyirizina byinshi cyane bigiye bitandukanye ku mategeko. Ese amategeko Bibiliya iri mu kugaragaza tukwiye kuyitwaramo gute, n'ayahe dukwiye kubahiriza n'ayahe dukwiye kureka, ese yose tugomba kwibahiriza cyangwa yose nta na rimwe ritureba, ese Bibiliya ibivugaho iki? Nicyo turimo kwiga kuri Irera TV 1, twiga ijambo ry'Imana buri munsi. Rero ntucikanwe na buri kiganiro cyose twashyira kuri murongo wa Irera TV 1 kugira ngo bikorohere. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe, ikiganiro dushyizeho kijye gihita kikugeraho uwo mwanya nyirizina. Rero ndabashimiye, tuzasubira n'ubundi. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.